Ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza nshuti bakunzi ba Don Speaks TV. Nanone turagarutse kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho ndetse tubagezeho ibiganiro tudahwema kubagezaho umunsi ku munsi, kandi tubashimira ko mukomeza kubana natwe no kugendana natwe mu biganiro tugenda tubagezaho. Uyu munsi rero tuje kubabwira ku makuru ya politike, na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, na makuru avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwari mumaze iminsi mwumva ko hari intambara ndetse hari imirwano ishyamiranyije FARDC n'imitwe bifatanyije nka FDLR, Wazalendo n'indi mitwe igiye itandukanye inyuranye, cyane ko ari myinshi iba muri kiriya gihugu by'umwihariko mu burasirazuba bwaho. Ndetse twari twumvishe ingabo za SADC zari zaje kwifatanya na FARDC cyangwa igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bahangane n'umutwe wa M23. Uyu munsi wa none rero muzi ko izi ngabo zari ziteganyijwe ko zakabaye zaragiye ejo muri rusange, ariko ejo ntago zagiye zose, turaza kubabwira. Ahubwo mwibuke ko hari izindi ngabo zigeze kugenda, ingabo zagiye mu minsi yashize zivuga ko nazo zari za SADC zikanyura mu Rwanda, mu by'ukuri aho batishimira na gato kunyura, aho batishimiraga kunyura, ariko bikarangira bahageze kubera ko ariyo nzira yonyine yashobokaga ko banyuramo. Icyo gihe murabyibuka neza ko icyari cyabaye nuko haherejwe ingabo zakomeretse ndetse n'izirwaye, ndetse akavuga ko harimo n'abakobwa batwite cyangwa se abasirikare b'abagore bari baratewe amada n'abasirikare ba Kongo nabo mu mitwe y'iterabwoba biyunze, bamwe bagataha batwite nyamara bari baje kurwana urugamba. Icyo gihe rero batwaye icyiciro cya mbere kiragenda. Uyu munsi ku munsi w'ejo ku itariki 29 nibwo izindi ngabo zongeye gutaha, izindi ngabo zongeye kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirataha zinyuze mu Rwanda mu buryo bw'ibanga, mu buryo bwihariye, mu buryo nta kamera yari yemewe, mu buryo nta shusho na rimwe cyangwa ifoto yari yemewe gufatwa, ariko bimwe mu bitangazamakuru byagiye bifata amafoto rwihishwa, ariko bikarangira bigaragaye. Mu kimwaro gikomeye rero abasirikare ndetse n'intwaro zikomeye zigiye zitandukanye bari barazanye mu ibanga rikomeye zamaze gutaha, zanyujijwe mu Rwanda, ndetse n'intwaro nyinshi twabonye, amakamyo arenga 7 ndetse n'imodoka ntoya zitandukanye zirimo abasirikare bakeya, zose zamaze gutaha ndetse zamaze guhita zageze Tanzania, aho bavuga ko bashobora kuza kuruhukira bakazasubukura urugendo mu minsi iri imbere. Ubwo ngubwo rero ni amakuru twari tuje kubabwira, kandi amakuru abagezweho. Muzi ko ikigezweho cyose ni ngombwa ko tuza tugahita tukibagezaho. Biravuga ko rero hari izindi ngabo by'umwihariko zisigaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byumvikane neza ko hari ingabo nyinshi cyane zari zarazanywe, ndetse hari ingabo nyinshi zari zaraje gufatanya na FARDC, ndetse bikarangira batsinzwe intambara ndetse bagatsindwa mu buryo bwose, M23 ikabatsinda, nyamara bari baraje bafite icyizere, bafite ibyizere ko bashobora gutsinda iyi ntambara byihuse. Byavuga ko bafite n'umugambi wo kuba bamara gutera M23 bakayitsinda bakayikuraho, bikarangira baje no gutera ngo undi mwanzi wa Kongo ariwe bavugaga u Rwanda, kuko u Rwanda bashinjaga ko rushobora kuba rufatanya na M23, rutera inkunga ya M23 mu buryo bwa gisirikare, bakabaha intwaro, bakabaha inkunga ndetse bakabaha n'ingabo. Ariko ibi ngibi u Rwanda rutahwemye guhakana ibihe byose rwageraga kuri mikoro. Olivier Nduhungirehe rero yavuze ko ari iby'agaciro ndetse ari intambwe yo kwishimira kuba ingabo za SADC zamaze gutaha ndetse zigaca mu Rwanda, ari naho inzira yashobokaga honyine, kuko M23 yari yamaze kwima izi ngabo inzira yo kunyuramo, kubera ko bavugaga ko bitaba ari byiza, kubera ko byaje kugaragara ko izi ngabo za SADC zagiye zishaka kwica amasezerano ndetse no gutera M23 mu bihe bigiye binyuranye. Muri rusange turakomeza kugenda tubagezaho amakuru agezweho, nyamara ubwo uyu Olivier Nduhungirehe yavugaga ko ari iby'agaciro ndetse no kwishimira kuba iyi ntambwe itewe, izi ngabo zari ziteje akavuyo n'akaduruvayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitashye, nyamara zigataha mu mahoro nta uzihungabanyije, mu mutekano ugaragara. Ni ikimenyetso kigaragaza ko mu Rwanda hari
hari umutekano, hari amahoro, ndetse buri wese wifuza gukorana n'u Rwanda ari karibu, kandi ko umutekano rwose udashidikanywaho ari kandi ari ntaye gayezwa. Tubashimiye ko mukomeje kubana. Kora subscribe ho turi kumwe, ukore subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, inkuru zigiye zitandukanye tubagezaho, inkuru z'urukundo, inkuru zitandukanye zijyanye na sport, byose tugenda tubibagezaho. Weho icyo usabwa no kugumaho kugira ngo tujye tubana kuri Don Speaks TV. Ciao ciao.